nimero ya mbere avugwaho kwakira ubundi icyaha cyose gishingiye ibyo baregwa gishingiwe gushinga amakampani y'amahimbano noneho akajya akora business y'abaringa itabaho noneho bakajya kurekarama bagacura facture noneho bakarekarama refund. Uyu nimero ya mbere Kizigenza urimo bavuga ko afite amakampani y'abaringa 32 ubwo sindajya gusoma amakampani y'abaringa 32 yanditswe ku bakecuru n'abapfuye kubyumva yego kumutiranga muntu kumwisi uyita kuri banke mu security donc bene ayo maranga muntu anyanyagiye akayafata nimero za telefone akabashakira nimero za telefone akabandikaho company agafunguza konte muri banki wabyumvise impamvu hazamo bank yego noneho refund ikajya kuri ya konte umuntu atarigeze acuruza umukecuru yiwohera imisambi iyo ngiyo za cyangwa atakinabaho za maso imaso muri mugano atakinabaho uwo wa mbere Kizigenza miliyari zisaga 3 za refund. Wa wundi 14 w'umukozi wa Rwanda Revenue nawe yakira miliyoni 420 za ruswa n'abandi ariko nanone ubavuga ko Keopi yavuze amazina ninge nayanditse nkijwe bara bose birwa bavuga ngo nagize ninge nabivuze ariko kuko Rwanda Revenue vraiment ubu tujye twirwa twigisha abantu akazi kubera uburangare iyo departement n'ibidahari muyishinge please baya ntihagire ngo ndabirakarira ariko ni ibintu bitumvikana cyabara tumaze tu no barambamba tujye inama nk'abaryi b'imbuto ikigo kimwe kiriwe miliyari 5 nakakabije kacu tugira kimereye ukuntu n'ibindi bibazo byugarije mashuri school feeding amavuriro malnutrition none tugashyiraho ibiciro by'ibiribwa n'ibya essence ibya transport ikigo kimwe miliyari 5 n'igice okay sawa nibige kurinda ariko ngewe ndababaye noneho nemeye kumugaragara ko mbabaye. Muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafite amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu. Ndabona afite document nyinshi cyane mwari waramutse neza. Umeze neza. Yego rwose. Yego twicare ahantu heza cyane muri Saint Paul ahantu habara akayaga gatuje kaza gahoro ahantu rwose bagira ibyumba byiza byo kuryamamo inama bafite sale z'inama izubukwe amatente manini parking ifite umutekano iri muri Saint Paul bawumva rwose ko ubuzima buri kugenda neza cyane ngira ngo nawe uburi kubyumva umeze utese sava mvuye muri Kasporo yandunguze Nyarutarama oya munsi nagiye kuri tapi vera nagiye kwa Kenisi wagiye kwa Kenisi Kacyiru Nyarutarama niho mvuye mu Kasporo yego kwa ko kuzinduka byaratunaniye urumva umuntu abanza kugorora imitsi uyabanza kuri Kasporo kandi nabyo umuntu abagenda ahuramo n'utuntu twinshi n'abantu mpuyemo n'umufana umukunzi wa KOP uba Texas nawe ari mu Kasporo nawe ari mu Kasporo arina yego gahunda dufite kuri KOP ya wa mubyeyi urakoze cyane mbanze shimire undi mubyeyi uri muri Canada yamaze gutera inkunga ariko ati ntago bihagije arambwira ati ngiye gushaka n'abandi icyo namenyesha abakunzi ba KOP nuko tumaze kugera kuri kimwe cya kabiri cyayo dukeneye cyo ni kimwe nizera ko kuno kwezi kurarangira yose twayabonye tukazajyayo mu gihe cy'umuganura ubwo tuzanabaganuza nyine
cyane. hanyuma sinzi umurenge wa Kibirizi hahoze y'umu affaire sociale twari tuziranye Businzi, ndaza kureba niba nkifite nimero ye nzamuteguze tuzahahurire, ariko nka vice mayor affaire sociale wa Nyamagabe nta nimero ye ngira, ariko turaziranye, nzi ko aba hano, natanareba kino kiganiro bazamubwira. Ubwo wenda ku munsi w'umuganura bazaba bari muri gahunda nyinshi, ariko ntiyamburira umuntu tujyana. Ntibizabe ngo nagiye ntavunyishije mbivugiye aha, ntazagira unsaba ibaruwa umbwira ngo nsabe uburenganzira bwo kujya gufasha umuturage wabo. Niba nkumirira ku Karambi hafi yo kwa Makuza badashaka ko njya gufasha umuturage wabo, nzabijyana Busoro cyangwa bijyane Gicumbi. Numva ko byo nta wabyanga, kandi ubwo mba ntumitse bihagije. Abamuzi bazamubwira, bagenzi be, hari affaire sociale wa Bugesera, hari affaire sociale wa Muhanga, ni benshi, ndabizi ko baba hano ari benshi. So igikorwa cyo kigeze kure, kubera ko ntago cyatunanira kuba tugeze kuri 50%, abantu barakomeza biyongera, kandi nibaza ko nanjye umuryango wanjye b'abakobwa banjye bakora na nyina nanjye ntago tuzabura nibura 100,000. Kandi ngiye ibyanjye narabitangiye ko namaze koherezayo inkoko n'inkwavu. So iyo ni gahunda dufite, kandi nyuma yaho tuzajya gusura wa mwana wa Masaka nawe tubashe kureba uko ikibazo giteye. Iyo ni gahunda izaza nyuma. God, urakoze cyane kunyibutsa icyo kintu. Kuri KOP rero utuzaniye iki ko mbona wazanye document nini cyane? Yego. Kino cyumweru turagaruka ku manza nyinshi. Hari nizo ntarakoraho narabivuze, hari ubwo ntarakoraho mfite document rw'abakire ba hano muri uno mujyi bapfa izungura ry'ababyeyi babo, baburana na mushiki wabo, baburana na bishywa babo, baburana nabo babereye base wabo, kandi nabakire pe. Ariko nzagira ndimo ndabitegura ku rubanza ndarufite, bamaze gutsindwa kabiri. Abo bakire bamaze gutsindwa kabiri. Urumva niba ari abakire bakaba batsindwa, logikoma ubundi ntibyagombye kugera aho ngaho. Nibyo nayo narwo rugamba turimo kugerageza na n'urukiko rw'ikirenga. Ubuhuza bwakabanje cyane cyane imanza zivugwamo abantu bafitanye amasano bizakagombye mu miryango. Nta mugabo waburanye n'umwishywa. Ibyo nabyo nibyo tuba tuvuga by'umuco. Ni gute umwishywa wawe akubaza umugabane wa nyina akomora kuri sekuru ukarinda ugera mu rubanza ukajya mu manza? Ni gute imitungo ushobora kuyibamo imyaka 20 barakwihoreye, nyuma y'imyaka 20 ukaba udashaka no kubakeberaho akantu kweri? Nibura mu buhuza baravuga ati wemera ngahe, uzayatanga mu gihe kingana iki? Yego. Abarega ni 7, abaregwa ni 2. Abo 7 kuvuga ati buri umwe tumwemereye $50,000 mu mutungo wa se na sekuru, $350,000, bakavuga igihe bazazitangira niyo batanga umwaka wose. Ariko mukagigira mpaka mu rukiko, kandi faranga bararifite. Kandi namaze kubita ryazina. Uzi ibyo bazungura, harimo n'amasitasiyo mayidya, harimo n'amazu hano mu mujyi. Faranga urumva icyo kibazo ntago cyari ngombwa rwose. No ubwatsi bwinshi cyane. Ni umuntu ufite inyubako ahangaha. Impamvu mbikubajije nuko gukora kuri bene abo bantu bisigaye ari ikibazo. Ntago ari ikibazo kuri ngewe. Nabo bantu neza umuntu wageze mu rukiko abakiri ibanga. Ahubwo ngewe nsya ntanzitse kumva umuntu w'umugabo uburana n'umwishywa. Ubundi mu buhuza naho bagahereye bagukubita inkoni. Ni gute ujya mu rubanza n'umwishywa? Uri bukubushize ngi Nyamirambo, wa mugabo twakoranye ikiganiro hano, nkahuriramo n'umudamu tuziranye uba mu Bubiligi, aburana n'uwabereye nyina wabo. Umucamanza ntihiri wavumbura n'igitabo na kimwe. Yahise avuga ati madame, kucyuburana n'umwana ubereye nyina wabo, agusabye iby'ubuntu byo ntiwabimuha. Kuhora mu ngendo ugata akazi mu Bubiligi, ugatega indege, ukaza ukicara aha, uje kuburana n'umwana ubereye nyina wamuhaye, kandi byakebutse neza. Icyo na approche nakunze,
uretse ko n'umucamanza yabanje kuntuma yarambonye nkinjira taxise monsieur le journaliste uragenzwa n'iki uje kuburana uje kumva urubanza ndabarinje gushaka amakuru hanyuma ndabikurikirana arangije aranantuma ati mujye mubituvugira mu byo ngomba kubavugira mucamanza ubonye urubanza rurimo abantu bafitanye amasano ubu ababyara abaramu umugabo namwishywa umugore namwisengeneza banza ubabazi ubuhuza kuko urwo rubanza uko waruca kose utandukanyije ababyara ntabwo umugabo waburanye na mwishywa we aba yambuye uburenganzira abana be kuri babyara babo kuko imanza zisanzwe karasike abantu iyo baburanye umwe agatsinda undi agatsindwa biba birangiye ni hakurya na hakuno so rero sinzi ukuntu bizagenda ubwo bizasaba itegeko ariko norumaruma ubuhuza cyane cyane ku bantu bafitanye amasano kuko ubwo umuryango tuba tuwushenye good ubwo rero turi mu cyumweru cy'imanza nyinshi hari mucuti wanjye witwa Eliezer Niyitegeka bakundaga kumwitana w'umukire umukire w'amazu bavugaga amazu ibibanza 200 inzu ya etage n'izindi ngo 100 bakavugamo n'imodoka 25 twigeze gukorana ikiganiro ubwo yari amaze igihe bari baramukatiye akajya abundabunda ahindagura utunimero ahorana agapfukamunwa hanyuma rero kubw'amahirwe urukiko rwisumbuye rwa Huye rwamugize umwere ejo yarampamagaye ariko na mu gitondo nabyumvishe mu itangazamakuru rwamugize umwere ariko n'urubanza rwabaye mu kwa gatandatu nuko bitahise bimenyekana ubwo aho ni amashimwe ejo kuwa gatatu no kuwa kane Ngoboka azaburana kuwa kane ku itariki 9 nawe ariteguye umwavoka stand by ubwo igisigaye n'ukumenya uko ruzagenda hari abavuga ko azaburanira ku murenge abandi bakavuga ko azaburanira mu rukiko ikindi kirimo kidasanzwe nuko ashinjwa na bagenzi be abanyamakuru yego no yanafashwe na umunyamakuru uwigize umunyamakuru niwe wamufashe muri ubwo buryo OVPR turimo turakorana urubanza rwa Ngoboka tuzarudokimenta tuzongera turukoreho nohereje umunyamakuru hanyuma turebe ko urumva yafashwe n'uwise umunyamakuru uburyo yafashwemo na arrestation arbitraire kandi amategeko twavugaga muri OVPR arabibuza agezeyo muri RIB abazwa hari umwavoka w'inshuti ye yahamagaye bivuze ngo yakoresheje ubwo bushuti ntiyarafite ayo kumwishyura kandi yagomba kumushakirwa ariko bageze muri parike abazwa sans avoka kuko umwavoka ngo yaragiye mu rundi rubanza ntibabyimura ntaho araho yendaga kujya bari bamufite none ubwo mu rukiko nabwo agiye kubona umwavoka good ikindi ejo none nakubajije Marshal niba yaragize yaraburanye cyangwa yaratashye nta makuru wari ufite impamvu nuko rwa rubanza rundi twavugaga rw'imitungo ya Rusizi ubu mukanya saa 4 n'igice ruraba niba baraba rurimo niba taraba rurimo sinzi ngo ntago ruri mu byo bari baramufatiye ibya hano i Kigali na za Bugesera bavugaga uko RIB yabivugaga abandi bagendaga baza bashobora kuba baramufasha ari nka dosiye 3 zikagenda zizamuka zikagera muri 7 ariko iri ya Rusizi itarimo ya Rusizi rero mukanya saa 4 n'igice kuri uyu wa kabiri iraburana nanjye kandi biri hafi nanjye bwo mu manza ndimo nubwo ntazikoraho inkuru so iki rero ureba ndabona ari kinini pe amapaje 48 titre yacyo yitwa umwanzuro w'ubushinjacyaha usaba ifungwa ry'agateganyo iki mpamagarira abantu uru rubanza narwo ndebera ku isaha saa 3 n'igice saa 4 n'iminota 40 saa 3 n'igice rwagombaga kuba rutangiye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hariya mu Kagarama
abanyamakuru twoherejeyo baze kudufasha. Ngiye cyo nkeneye se uvuga ngo abantu bisobanuye bati. Icyo nkeneye kumenya iyi dosiye irimo abakozi ba Rwanda Revenue, irimo abakozi ba Beka, irimo abacuruzi, irimo abakomisiyoneri, irimo abakozi b'irembo, irimo abahoze ari abakozi ba Rwanda Revenue 38 hano. Mbanze ni excuse iyi nkuru bayimbwiye mbere, umuntu uri hanze ambwira ati ibi bintu kuki mutabivuga, nko se gihamya ziri hehe, kamwe abantu babamaze babafunga, gihamya ziri hehe, imiryango ubwo yashakaga mvugira imiryango yabo yabafunze bana bimaze nk'amezi 3 ni nka mbere yo kwibuka, bimaze nk'amezi 3 ambwira ageze aho ararambirwa. N'ubu namushatse ngo ndebe chat twagiranye ndamubura, ambabarire ahubwo yigaragaze ibyo yashaka kumbwira yongereho, nubwo byageze ahagaragara. Nubwo abanyamakuru hariya kubera ko babantu badusemeye bigatuma bakaza, ariko dukeneye kumenya ubundi au départ bari abantu bagera muri 100 icyo gihe umuntu ambwira haramaze gufatwa bagera mu 100 ku rwego rw'ubugenzacyaha, bagenda batiriya barekura. Ubushinjacyaha bwemeje kugumana 38 nibyo bagiye kuburana, ntabwo ari mu mizi. Nibaramuka bageze mu mizi rero, banyamategeko, abiga amategeko, abawisiye, abavoka, abigisha amategeko, ntimuzabure, abakozi b'imisoro, ab'irembo, abakoresha internet, CB-Link ni umukiriya mushyashya tugiye kwakira mu kanya, kuko abo nabagomba kuziba ibyuho, ariko n'abajura bazarwitabira. Utambajije impamvu abajura se bazarwitabira bate? abajura bagomba kurwitabira uru rubanza, bakumva uburyo hari abajura biba menshi, hakaba nabiba make, ego, hakaba nabibaringaniye, ego, hanyuma bakanigiramo kumenya ngo uko aba bafashwe, tekinike zakoreshejwe ngo ababibe nizakoreshejwe ngo bafatwe, umujura ahindure cyangwa bireke, agomba kuba mu rubanza, ahindure tekinike yakoreshaga yiba. Yego, ko nta gihe tutazabagira. Oya, ubwo nakomeze muri iyo ngiyo bazamucakirireyo muri tekinike. Oya, niba hari niba dusigaye dufite umutoza watukana n'umutoza w'abajura agomba kubaho, bazajye kwiga urubanza, biga uko abo bibaga, biga uko bafashwe, bahindure tekinike cyangwa babireke. Iyo niyo statement yanjye. Iyi dosiye iravugwamo amafaranga miliyari 5.5. Kabyumvise? Ndi kubyumva. 5.5 ni mpamvu ngenda gake simpubagurika, ahubwo nzakora n'ikindi kuko hano ntago ndayisoma yose, ndakora samari y'iminota 30 cyangwa 40. Yego, miliyari 5.5 zibwe leta, hakavugwamo muri abo 38, ntago ndi bubagarukeho bose, ndavuga amazina ariko ibyo baregwa ntago ndi bubivuge byose, ndavugamo 2 cyangwa 3. Uwa gatatu ubwo nari mvuze ni mushuti wanjye twabanye ibyumba, Gacurabwenge Felicien, nawe ni umukozi wa Rwanda Revenue, niba atarajya muri pension, ariko we icyaha cye n'ubufatanyacyaha. Ndavuga 2 bafite byinshi, nibura aba 3 bakizigenza. Abo bakizigenza ntarajya muri detaye, umwe muri abo bakizigenza, umukozi wa Rwanda Revenue, yakiriye indonke ruswa ya miliyoni 420. 420. Erega iyo uvanye izo 20 ubuzise nkaho kandi ushobora kumara imyaka 5 utazikoreye. Ati ni ibyumba 2 by'amashuri mayigira. 420 umukozi wa Rwanda Revenue. Ikiza kumbabaza kurushaho, nkurikije amazina ye, hari ubundi bitiranwa. Niba ari umuvandimwe we cyaba ari ikibazo. Hari undi muvandimwe wavuzwe muri ya dosiye y'inzu bagurishije miliyari 7 bakandika 9. Urayibuka? Yano Kacyiru.
yafungishije umukozi wa Rwanda Housing, wo muri Minefra n'uwo muri Minecofin. ndayibuka. Uwo muri Minefra amazina yitiranwa kandi uwo muryango turawubungabunga uko dushoboye, ariko nabyo hanyinya camanza n'umuntu bavuga ati ntabwo akani ko basanzwe abo uwo muryango ni kabura. Hakavugwamo Kizigenza number 1. Ubwo abo ndavugaho cyane ni babiri, nimero ya mbere na nimero 14. Nibo ndatanga detail gusa tugataha, abandi zabavuga nitonje cyangwa ni mugoroba. Nimero ya mbere avugwaho kwakira ubundi cyaha cyose gishingiye ibyo baregwa, gishingiwe gushinga amakampani y'amahimbano, noneho akajya akora business y'abaringa itabaho, noneho bakajya kurekarama bagacura facture, noneho bakarekarama refund. Uyu nimero ya mbere Kizigenza urimo bavuga ko afite amakampani y'abaringa 32. Ubwo sindajya gusoma amakampani y'abaringa 32 yanditswe ku bakecuru n'abapfuye, kubyumva yego, kumutiranga muntu, kumuyisi uyita kuri banke mu security. Donc bene ayo maranga muntu anyanyagiye akayafata, nimero za telefone akabashakira nimero za telefone, akabandikaho company, agafunguza konte muri banki. Wabyumvise impamvu hazamo bank? Yego. Noneho refund ikajya kuri ya konte. Umuntu atarigeze acuruza, umukecuru yiwohera imisambi iyo ngiyo cyangwa atakinabaho za maso imaso muri Mugano atakinabaho. Uwo wa mbere Kizigenza miliyari zisaga 3 za refund. Wa undi 14 w'umukozi wa Rwanda Revenue nawe yakira miliyoni 420 za ruswa n'abandi. Ariko nanone impamvu navuze ngo abantu biga taxation, ubundi Rwanda Revenue byari naneye kugira ngo bavuge bati umuntu turifandinga hejuru ya miliyoni 50 twamusura, bashyiraho ikipe ishobora kuva muri polisi, ikipe ishobora kuva muri ribu rya shami rishinzwe umutungo ryo ku Gitega, cyangwa Rwanda Revenue ugashyiraho iyindi kipe y'abana bakiri batoya badahembwa menshi ariko bakurikirana abantu. Umuntu ubona refund ya miliyoni umuntu ubona refund ya miliyoni wakamusuka reba iyo business, noneho iyo business yazanahomba, ukahita uvuga ati tubuze umusoreshwa, mukajya kumusura mukareba muti byagenze bite. Niyo mpamvu bamaraga kubona refund bagahita basibisha konti muri bank. Muri bake iyo company ikasa naho iseshwa, ngahita iseswa. None se umusoresha mwiza wabona company ibona refund ya miliyari itagikora, ntugire impungenge. Ubwo turimo turiga bakaba bavuga ngo soye ya runaka refund irengeje ibihumbi 100 aya, uyihawe agomba gusurwa. Niba arenze ibihumbi mu Rwanda nta hantu wagenda ku munsi gukoresha transport irengeje ibihumbi 300. Quelque soit ushiremo karubira, ufate n'icumbi uryame 300 ku munsi ibihumbi. None kujya gusura umuntu wabonye refund ya miliyoni bikunaniza iki ku buryo tugira company z'abaringa zitabaho? Ubwo nanze kubagora nguko ufunguye company bajye bareba aho ukorera fizikoma, ariko kubera ko hari icyo baguhaye bakagusaba kamenya ngo aya mafaranga agiye he. Ku mpamvu ebyiri, tumenye ko uwo muntu uko akora, noneho nagira n'ikibazo tumurebe, kuko uwo muntu ubona iyo refund barakoze abaragize turnover ndende, kumuhomba egari guhomba umusoro. None bari ahubwo mwinda kawa mwindwa, urumva. None reka ngiye muri detail, murakoze cyane nabatindiye. By the way, ubu mukanya urubanza rurimo. Yego. Icyo nari nibagiwe wa mugani abanyamakuru twatumye hakosine nakavuze. Icyo baturebera suvuga ngo bakana kabisobanuye batya. Naba bantu ni benshi. Ahubwo icyo baturebera, ese ruriya rukiko rufite sare yakwakira abakekwaho icyaha 38
n'abavoka babo kuko benshi ngo bafite babiri babiri n'imiryango yabo n'abaje kureba kumva n'abaje gushungera hari sare umunyamakuru uriyo aturebera icyo kintu abantu 38 baburana abunganizi babo abarinzi bo bari hanze ariko bo mu miryango yabo bamaze imyaka amezi angana gutya batababona hari n'abatari baza aho bari harimo n'ahagiye umugore n'umugabo ubwo n'abana ubwo n'izindi ngaruka cyane. So icyo dukeneye ku rukiko ni ukumenya ngo babonye sare bakwirwamo. Icyo dukeneye ku rukiko iyo ibazi yo ngoboka bavuga ngo azaburana ku murenge ngo hitwa mu ruhame, abangaba bakajya kubyiganira mu kumba kangana kuri ku rukiko babajyanye muri Petit Stade. Nizera ko mu mizi ariko bizagenda. Ubu abantu barashyuhirana, sare ni ntoya, abantu bari bubyigane ubushyuhe sinzi ahubwo icya kabiri nkibaza urubanza ruramara amasaha ko buri muntu ari kayizore. Urumva introduction ifashe umwanya. Good, reka njye muri detail number 1. Detail number 1 ni amazina. None nindangiza mvuge bakizigenza babiri dutahe. Good. Aha. Uregwa wa mbere Kabasange Denis umucuruzi. Uregwa wa kabiri umugore we Kabatesi Liliane washakanye na Kabasange Denis, ntago bagaragaza icyo akora umugore we. Ubwo urugo rubeze rute? Nubwo yinjije miliyari zirenga 3, ariko urumva umugore n'umugabo bose ntago bari mu maboko yabo, ntago bataha mu rugo. Ubwo abana sigiwe barangije igihembwe bate, ariko nta kundi. Ibi byo kubo gusibanganya ibimenyetso by'ibi byo biroroshye. Guswapisha amatelefone, gusibisha muri banke, ibyo birashoboka. Bene abangaba kubagumana ni ngombwa. Ukekwa nimero ya 3 umuhire niwe mubyeyi Marlise, akaba yarashakanye byemewe n'amategeko n'uwitwa Muhawe n'Imana Jean Paul, akaba ari umucuruzi. Muhawe Imana Jean Paul n'aba ngaba barimo bombi n'abari umugore n'umugabo. Nimero ya mbere ni umugabo wa nimero ya 2, nimero ya 3 ni umugore wa nimero ya 4. Ubwo ni tubonye famille ebyiri zimaze amezi zitagira papa na mama. Ayinya. Marlise ni umugore wa Muhawe n'Imana Jean Paul, akora ubucuruzi. Muhawe n'Imana Jean Paul ni umukomisiyoneri, akaba umugabo wa niwe mubyeyi Marlise. Uwaje neza Yvette umuagenti w'Irembo. Tuyiringire Olivier umucuruzi. Nduwimana Ozieri bavuga ko yashakanye n'uwitwa Nyirasabimana Verena, ariko babana mu buryo butemewe n'amategeko. Verena we sinzi niba turaza kumugera, ashaka kuba atarimo, narebye. Uwa 8 Uwamahoro Leya Ingaragu nta kindi bavuga. Uwamahoro Janine yashakanye byemewe n'amategeko n'abantu akize Patrick, nta kindi bavuga. Ingabire Scovia akora ubucuruzi, akaba ari Ingaragu. Shimiyimana Felix, ubu kandi baraza kureba ngewe uri gusoma amazina aho kureba uwayanditse. Aho niho bigoranira gukora ku bakire. Ubu bavuga ko Keopi yavuze amazina ninge nayanditse hejwe. Bara bose birwa bavuga ngo nagize ninge nabivuze. Uwa 10 Scovia 11 Felix namuvuze, nta kindi mwirondoro bavuga. Iradukunda wa 12 Iradukunda Elisa alias Kazungu ngo ni Ingaragu, nta kindi bavuga. Abayisenga Desire yashakanye na Nyirahabimana Perpetua, nta kindi bavuga. Kizigenza number 2 ni nimero 14 Rwakunda Lambert. Iyo zino usanzwe urizi? Rwakunda ntabwo urizi? Rwakunda ndarizi. Ayinya.
uyu akaba akora ari umukozi wa Rwanda Revenue. Muri aba ndaza kugera no ku muntu uvukana na wa wundi nimero ya mbere. Nuvuga nimero ya mbere arimo umugore we arimo na murumuna we. Ayinya. Iyi 14 na rimwe nizo tuza gutindaho. Ukekwa nimero ya 15 Nyirasikubwabo Jacqueline, umukozi wa Rwanda Revenue. 16 Rwakibibi Pascal, umukozi wa Rwanda Revenue. 17 Nzitatira Didas, umukozi wa Rwanda Revenue wakoraga nka technical principal officer muri Gatsibo. 18 Uwimana Simon, washakanye byemewe n'amategeko na Mukandutiye Jacqueline, akaba ari umukozi wa Rwanda Revenue. Bavuga ko harimo nabo mu ntara za Muhanga, za Gicumbi nuko. 19 Twizerimana Vestine, umukozi wa Rwanda Revenue ukora nka principal in charge registration in local government taxes support. Donc niwe warushinzwe imisoro iva mu nzego z'ibanze. Kayitare Edward, umukozi wa Rwanda Revenue. Dusabemungu Theodete, umukozi wa Rwanda Revenue. Ibi no kubisoma niba hari abantu bari barabuza abantu babo imiryango yabo bakaba batamenye ko n'uru rubanza ruraba, wenda bazareba kuri copy bavuga ati wa muntu wacu ni hano yibere. Oya yageze imbere y'umucamanza. Kuko amezi arenga 3 utarabonana n'umucamanza ubundi nabyo byitwa karengane. Hari iminsi ntarengwa, ariko kubera iperereza kuri ino dosiye ryaratinze kugira ngo mu bantu barenga 100 ukurure usigazemo 38. Ubu wenda n'uyu munsi hari abandi baravamo nk'icumi abafite ibyaha bitoya, ubufatanyacyaha, ariko abindonye ayinya ahangaha hano ayinya aha ntago bijya bikunda. Indonye kunyereza ntago wavayo, aha ntago bikunda. Abo ufatanyacyaha birashoboka. Twagiye 20 Edward Theodete namuvuze, umukozi wa Rwanda Revenue wo muri Gicumbi. Dusabemungu Theodete nimero 21, umukozi wa Rwanda Revenue w'umunyagicumbi wacu Rushaki Kamutora. Ngirabakunzi Valence, umukozi wa Rwanda Revenue washakanye byemewe n'amategeko na uwa Maria Rusi. Uwimana Marie Claire, umukozi wa Rwanda Revenue washakanye byemewe n'amategeko na Gatsizi Viateur. Uko byanditse untera ibuye biramureba singe nabyanditse. Habumugisha Emmanuel, umukozi wa Rwanda Revenue yashakanye byemewe n'amategeko na Umutoni Mediatrice. 25 Kavuganyi Jean Jules umudivorce, n'umudivorce akaba ari umukozi wa Rwanda Revenue. 26 Mfashingabo Ignace, umukozi wa Rwanda Revenue yashakanye na Nishimwe Florence. 27 Nshimiyimana Ignace, umukozi wa Rwanda Revenue yashakanye na Uwingabire Mediatrice. Ubwo ntibamugarutseho ra Mediatrice wundi yari hehe? Undi ni Umutoni, undi ni Ingabire. Sebagabe Jonas, ubu ni nimero 28. Sebagabe Jonas nimero 28 w'Ingarama nawe ntago bavuga icyo akora, ariko nuwo muri nuwo mu karere k'Iburasirazuba, mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Ngarama. 29 wa mushuti wanjye twabanye ibyumba twakinanye football, Gacurabwenge Felicien yashakanye na Dusabe Solange, nawe n'umudamu wenda muzi, nawe n'umukozi wa Rwanda Revenue yahoze akorera Gicumbi Businzi. 30 Kwizera Gilbert yashakanye na Mpinganzima Beatrice, ntago bavuga ikindi akora. Nta Rukirutimana Egide, umukozi wa Beka.
Gahuza Benjamin umukozi wa Beka, abo bo mubanza bose ari ingaragu ntacyo bongeraho. 33 umubyeyi Jamila washakanye na Cyubahiro Egide umukozi wa Beka. Uwihanganye Anselme wa murumuna wa ntuza namwibagiye angiye kumugeraho ni 36. Uwihanganye Anselme ntago bavuga icyakora. Hanyuma Sengumuremyi Oscar ntago bavuga icyakora. Yego. Nsengiyumva Noel niwe murumuna wa nimero ya mbere wa Kizigenza, ko ababyeyi barahuye. Yego. 37 Uwase Florence nta handi twamuvuze nk'umugore w'umwe mu bavuzwe. Nzeyimana Thomas nawe ntago bavuga icyakora. Benshi harimo abanyabugesera, abanyagicumbi. God. Ibyaha baregwa muri rusange tutarajya muri detail. Icyaha cya mbere, icyaha cy'uburiganya mu busabe bwo gusaba gusubizwa umusoro, refund. Uburiganya, gusubizwa umusoro utaracuruje. Igihugu gikeneye imbaraga kandi zishobora kuba ziri kujya hadakwiye. Turirwa dutukana miliyari 5 zikagenda. Okay. Icyaha cy'uburiganya yego mu busabe bwo gusaba gusubizwa umusoro. Icyaha cyo guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Icyaha cyo gusaba no kwakira indonke. Icyaha cy'iyeza ndonke. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Umuntu wari yagiye kumpa amakuru kuri ino gahunda si mwumve ambabarire kabisa. Hanyuma no gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite. Ubwo ni bingahe ariko nta numwe ubikekwaho byose. Abakomeye ni iki cy'uburiganya, iyeza ndonke, kwakira indonke. Ibi nibyo bikomeye cyane kuko ni nabyo bihanishwa ibihano bikomeye. Nayo ibindi byo kudasobanura umutungo nta nubwo bifungirwa burya. Bawusobanura cyangwa ukajya mu maboko ya leta ugasigara ukorera undi. None uzabasha gusobanura. Okay, icamake se mo kabyara mwe. Oya, icamake se. Oya, ntago icamake. Ndavuga se page zingahe. Dusobanure babandi bambwiraga. Babandi babiri. Ncamake tuzazigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Byinshi nkihangane. Ni byinshi. Kandi muri ya ntuza ya introduction hari ibyo twagiye tugaruka. Kizigenza number 1 Kabasange Denis. Uwe turabivuga byose. Icyaha cy'uburiganya mu busabe bwo gusubizwa umusoro. Turagendana Elize. Turi kumwe. Kabasange Denis mu bihe bitandukanye mu buryo bw'uburiganya yashatse indangamuntu z'abantu batandukanye na simukadi z'abantu batandukanye, abikoresha mu kwandikisha kampani 32 z'ubucuruzi z'abaringa fictitious companies, ndetse afunguza IBM z'izo kampani, anafunguza konti z'izo kampani akoresheje imyirondoro itandukanye n'abantu yandikishijeho izo kampani muri RDB. Icyo uracyumva? Ndi kucyumva. Ni ukuvuga ngo yafataga irangamuntu y'umuntu utabizi, akamushakira simukadi, akamwandikisha kampani muri RDB, akamusabira IBM muri Revenue, akamufunguriza na konti. Urumva ibyo bintu byose ubwo ruhererekane. Ibyo byose ubwo ni utwaha. Ni details z'ibyaha. Si byose? Cyane. Ni details z'ibyaha. Wenda icyo gufunguza konti umuntu yafunguriza undi, ariko se kampani irangamuntu y'undi, nimero simukadi y'undi. Noneho nyuma yo guhabwa IBM za kampani 32 z'abaringa yafunguje mu bihe bitandukanye, yaguraga facture. Kugura iki? Facture. Kugura iki? Facture. Okay.
ubwo abantu babyumvireho kugura fagitire zidaherekejwe n'ibicuruzwa, kugura fagitire zidaherekejwe donc z'ibintu bitaguzwe, nicyo bishatse kuvuga, zidaherekejwe n'ibicuruzwa. Ariko koko Rwanda Revenue vraiment ko mufite amafaranga, mufite ubushobozi bwo kwangaje abantu, igute utashobora kumenya uwo muntu kontwari iri hehe, depo iri hehe, abakozi bari hehe? Hari kampani itagira umukozi, mwagiye muri RSSB mukareba niba abatangira, mwarebye iwanyu se niba batangira TPR, mwarebye muri RSSB se niba bateganyiriza, mwarebye muri banki se aho abahembera. Ubu tujye twirwa twigisha abantu akazi kubera uburangare. Iyo departement niba idahari muyishinge please. Nkunda kuvuga ngo hari aho tujya tukavuga ngo uruhare rwa victime mu byamukorewe miliyari muzingahe, yari 5 n'igice umuntu ntacyo, reka tugende. Ariko ubwo nyine ndababonye namwe cyo kora umukozi wabo w'inshuti yanjye ushize yarampamagaye arambura mu nka 8 nanjye muhamagaye ndamubura, ariko sinzi ko aribyo nari kumubaza, nanjye sinzi icyo yashaka kumbwira. Akomeze nta kibazo. Nyuma yo guhabwa IBM za kampani 32 z'abaringa yafunguje mu bihe bitandukanye, yaguraga fagitire zidaherekejwe n'ibicuruzwa akazinjiza muri izo IBM, agaragazwa ko hari ibicuruzwa yaranguye kandi nta bucuruzi izo kampani zikora. Ahubwo se ziranahari ko nabana Keopi navuga ko mba muri Saint Paul adashobora no kwerekana amasezerano y'aho akodesha, aho akorera, inzu akoreramo, atagaragaza aho yishyurira umuriro kuri iyo nzu n'amazi n'umukirina na sosiyete na kampani ya security imurindira ibicuruzwa. Ko twarangaye cyane miliyari 5 n'igice. Icyo gice wari ugishyize he? Ayinya mu gihe yabonaga igihe cy'isora kigeze, yamenyekanishaga umusoro nk'umusoreshwa waranguye ibicuruzwa, maze akagaragaza ko umusoro yatanze arangura uruta umusoro yakiriye acuruza, maze bigatuma ajya mu basoreshwa bagomba gusubizwa umusoro ku nyongeragaciro TVA VAT refund, kandi nta bucuruzi akorera kuri izo kampani. Ariko nk'uyu muntu bimuhamye koko ubabona gereza ye kanececekera. Hagati y'umwaka wa 2024 na 2025 akoresheje kampani ze z'abaringa 32 yasabye muri Rwanda Revenue gusubizwa VAT refund, gusubizwa umusoro, ndetse arayihabwa. Amafaranga amaze kumenyekana ya VAT refund yashubijwe binyuze muri izo kampani ze 32 ni miliyari 3 na miliyoni 1 n'ibihumbi 289 n'ijana na 48. Miliyari 3 zirengaho miliyoni 1 kadufatayo, miliyari 3 zirengaho miliyoni 1 wara umwaka umwe, miliyari 3 ukambwira ngo nta burangare buhari. Umuntu ubona refund ya miliyari 3 yakaba afite turnover muri miliyoni 18% se, yakaba ari muri ntuza nibura miliyari 15. Ariko ntacyo kuba byaramaze umwaka umwe nabyo nta muntu yapfa gushimira inzego zikora iperereza. Hanyuma kampani yakoresheje mu gusaba gusubizwa VAT refund mu buryo bw'uburiganya akaba ari izi zikurikira. Senda yampaye nta turebye senda zisoma nzirangize mwa. Okay, kubera ko ziriho amafaranga yagiye azisabira ndabisoma. Icyo cyanzinduye. Iya mbere ubwo biranadufasha abantu badukurikira mujye muturebera niba hari nta zarenganye zihari warigeze kuyicaho ukabona icyapa cyayo. Iya mbere Yusira DB yahawe miliyoni 111. Wakumvise? Ubwo sindi kuvuga arengaho ndajya mvuga
yabonye miliyoni 111,607 ko ari group yahawe miliyoni 48,273. Meru Ditro yahawe miliyoni 88,876. Pro Resource Limited yahawe miliyoni 96. Ntago nzisoma zose pe, reka vuge uko ndavuga amafaranga. Iya mbere yahawe miliyoni 111, iya kabiri miliyoni 48, iya gatatu miliyoni 88, iya kane miliyoni 96, iya gatanu miliyoni 95, iya gatandatu miliyoni 97. Izo ni refund. Iya cyenda miliyoni, iya munani miliyoni 95, iya cyenda miliyoni 96, iya 10 miliyoni 96, 11 miliyoni 96, iya 12 97, iya 12 97, 13 miliyoni 90, 14 96, 15 97, 16 97, 17 97, 18 97, 19 97, 20 ihabwa miliyoni 95 isubizwa 95. Iya 21 ihabwa miliyoni 97, iya 22 ihabwa miliyoni 91, iya 23 ihabwa miliyoni 40, iya 24 ihabwa miliyoni 98, iya 25 ihabwa miliyoni 96, iya 20 na kangahe ihabwa miliyoni 94. Nangeze kuna kangahe? 28. Okay. Iya 29 ihabwa miliyoni 90, iya 20 iya 30 ihabwa miliyoni ekada. Okay, izisigaye niba nibeshye mu mibare. Ikurikiyeho miliyoni 86, ikurikiyeho 92, ikurikiyeho 90, ikurikiyeho ihabwa 98. Zirarangiye. Ibi bikaba bigaragazwa na bank statement za company 32, ndetse amafaranga yazo yose akaba yaratwawe na Kabasangi Denis, aho yagiye ashyirwa kuri konte za company ze, harimo zo reka tuzivuge: Sunsad Urguri, Marché de Matériel MMCS, company abereye umusinyateri kuri konte yitwa KCHC, ndetse hari nayo yoherejwe kuri konte ya mukuru we yitwa Sunrise Building, no kuri company yitwa Ansre Investment Limited, kugira ngo ahabwe amadolari. Manze nduhuke. Wacyumvise? Ntacyumvise. Wacyumvise? Donc twahereye, urumva, twahereye gukoresha indangamuntu y'umuntu utazi, kuyifunguza company, ukamufungurizaho konte, ukamufunguriza sim card, ukamufunguriza code, urabyumva? Noneho ugiye no bakamuha refund. Ibyo ni Rwanda Revenue. Ariko kubera za konti bazifunguje mu mazina y'abandi utanazi, kuzirotiraho icyo nacyo cyaje. Urabyumva? Aya yose aya makampani 32 amafaranga yageraga kuri konti hakarutira uyu Denis, kandi atari we nyiri izo kampani. Uruzi ni yareka nyiri wabo bantu bakaba ari bo birotira cyangwa amafaranga gaherayo. Aha niho hazamo n'ubwitso bwande bw'abakozi ba bank. Umuntu arotira kuri konti itari ye gute? Mu masosiyete 32 we ntaho yagaragaraga, ntiyari signataire, ntiyari membre, ntiyari shareholder, ariko kuri bank akagerayo akaba ari we ibaze one. Okay, mvuge detail kuri we. Iki ni icyaha kimwe cy'uburiganya mukuri mu byari fund. Mana we, reka ihangane dukoze iminota ingahe, reka mbivuge abanyarwanda bumve kuri uyu wenyine. Ibimenyetso, impamvu zikomeye zituma akekwaho iki cyaha: hari RDB registration certificate z'izo company ziriho imyirondoro idahuye n'iya Kabasi. Donc uvuga ngo company aho zafunguriye muri RDB ama certificate ntariho izina rye. Form za bank zafungurijweho konti z'izo company ziriho imyirondoro idasa niyo muri RDB. Donc uvuga nyiri company muri RDB siwe nyiri konti muri beka. Ako nakandi. Ibyo urumva harimo andi mafuti cyane. Ubwo aho turi kumva abakozi ba bank.
hanyuma hari bank statement zigaragaza uko TVA refund yashyizwe kuri konti z'izo company Denis ndetse nuko yabikujwe. Donc uko banki yerekana ko uyu mugabo ari we wabikuzaga. Hari kopi 41 za board zivuga imyanzuro ya board ziriho umukono wa noteri zafatiwe mu rugo rwa Denis. Donc imyanzuro ya za board zizi company z'abaringa na board z'abaringa zikajya kwa noteri w'abaringa, uyu nawe agomba gukwatwa. Yego. Kandi hano ntabwo arimo. Nawe twumvisemo. Yego. Bazifatiye kuno mugabo 41. Nuvuga ngo hari kopi za board 41. Board 41 apana impapuro. Board z'ama company atabaho. Zaciye kwa noteri nawe ribi igomba gushoka. Cyangwa wenda wakaba yararekuye muri babandi twavuze tuvuga. Bazisanziwe. Zemeza ubwo ni nko kuvuga bati wenda twemeje ko kana kari uzajya rutira. Ari urumva company ni baringa, konte ni baringa, ni yafunguye kugira ngo imire refund zive muri Rwanda Revenue nta gucuruza. Ariko ni ikosa rya Rwanda Revenue. Ntabwo waha umuntu refund y'amafaranga runaka utaza aho akorera. Mwabuza abakozi. Hirwa muza gutesha imitwe abasanzwe bakora ariko batekera imitwe buzuye. Zitanga ubona ari amafaranga asa ahuye 95 ariko wamusuye. Refund ya miliyoni 90 gushyiraho bareme muti ugeza kuraya yakabibonye twamusuye. Nakubwiye ngo mu Rwanda nta hantu wagenda umunsi ukonsomye hejuru y'ibihumbi 300. None aho umuntu ugiye guha miliyoni 90 kumusurisha ibihumbi 300 byakuraniye. Baya ntihagire ngo ndabirakarira ariko ni ibintu bitumvikana. Kuki none eseda ko bajya bagira igihe cy'umusoreshwa mwiza izi company zizamo. Abantu mu Rwanda Revenue mushireho timu yo gusura abasoreshwa, mubagira inama zituma badahomba, zitubazo aho pana kuza muje kubahana. Oya, musura ugiye kumugira inama ko musa nubasha kubageramo nk'iburayi. Ubundi iburayi ino refund uwerekana uba waragiye usora bakaguha n'ibikoresho wakoresheje. Urabyumva? Niba ari imodoka ugendamo ikagutuma ubona umusoro, nyuma y'imyaka 5 baraguhindi. Niba ari telefone uvuganiraho n'abakiriya, nyuma y'umwaka baguhindi. Niba ari machine useze isamo, nyuma y'umwaka baguhindi. Iyo bakubuze sasa baraguhiga bakagusura. Wabaye iki? Wabaye iki ufite ikihe kibazo? Wasanga waragize wenda impanuka insandi ibicuruzwa byawe bigashya, bakakuvuganira muri banki bakaguha inguzanyo itagira inyungu, ukongera ugakora ukaba umusoro bagutabara bitabara kugira ngo wongere ube umusoreshwa. Ariko hano abantu barahomba ca. Nese niba utarigeze umusura agikora yagusaba refund ashaka ukamuha, naho mbuzamenya atuye hehe. Aya nta rwego nta bwenge bw'inshinzi bwakira inama Rwanda Revenue. Ariko kuri gushira mu biganiro cyane kandi agasamenye guza ibyo kakoze ku rutare ati nubwo utavuze urumvise. Kashe ya noteri yanditseho Kalisa Fideli yafatiwe mu rugo rwa Kabarisa Denis yakoreshaga ahindura na noteri ni baringa ntabaho ni Kabarisa Fideli. Urumva yaragiye akoresha kashe. Uhasanga muri baro uyu Kabarisa Fideli atabaho cyane. Ushobora gusanga no muri Nida atabaho, iranga mu itarasohoka. Denis yaragiye ajya kubori babana bakora kashe ashyiramo wino y'umutuku, nkorera ashyiramo noteri wigenga Kalisa Fideli. Donc uvuga ngo za body zasinyweho. Urumva ikindi cyaha yahimbye umuntu utabaho. Amuha diplome ya mu mategeko, anamuha nuko yize mu YRPD, amugira noteri, amuha n'ububasha bwo kumugira noteri kandi akajya notifia iwe mu rugo cyane. Uyu wasanga uyu Kalisa Fideli nta wundi muntu aranotifira. Hana we mbega ahantu tugeze byose reka birageze nishaka ntayiruye.
tumaze kugera ku minota 50. reka da abantu rero nubwo nyine mu nkiko tutitwaye neza ariko bikenewe nk'ibi bintu rubanda bikeneye kubimenya tukamenya abamunga ubukungu aho baturuka ariko turirwa dufata abantu ba ruswa ya 5 ntacyo ubundi kwimyoza kuri kamera sinajyaga mbikunda. Kashe ya noteri Kalisa Fideli yafatiwe kwa Denis yayikoreshaga ahindura ibyo ashaka nyine ariko iki ntabwo twagomba kukivuga none hagira abandi bajya kubikora guhimba noteri utabaho abahanga baragwira uyu ntabwo babona gereza ye pe. Hanyuma hari inyandiko mvugo ya Mico Myiza Innocent yo kuwa 4 z'ukwa 6 2026 yemeza ko atigeze amenya ko imyirondoro ye ariyo yakoreshejwe yafunguzwa iriya company nimero ya mbere imwe nasonye bwa mbere Rucira DB iri muri company reka mbede cya umuntu yimba na noteri wana bati kuba hari bank statement na momo transaction zigaragaza ruswa yahaye abakozi ba Rwanda Revenue na Beka kugira ngo bamufashe kubona VAT refund no gufunga account nyuma yo kubona akanari nkasimbutse nari mbahombeje we. Donc umukozi wa Rwanda Revenue yamuhaga amafaranga kugira ngo atange ya refund uwa Beka nawe akamubwira ati refund nyimara kuyirutira funga konti faranga ryamaze kungera mu biganza funga konti ayinya ubwo ni cyaha cyambere twari tukiriho undi se turamugeraho ryari icyaha cya kabiri nta detail ndajyamo ariko icyaha cya kabiri harimo na wa wundi twari kuvugaho nimero 14 donc byinshi turabivugira hano. Icyaha cya kabiri icyaha cyo gutanga indonke hagati y'umwaka wa 2024 na 2025 yahaye abakozi ba Rwanda Revenue batandukanye indonke kugira ngo bajye birengagiza ikitegeko riteganya maze bemeze ko company ze zabaringa zihabwa VAT refund kandi nta bucuruzi zikora. Na bya bindi na propose ngo bajye basura ubu wasanga nk'aba yahaga aribo bashinzwe gusura bakazana raporo bakabwira komiseri ino company twayibonye ikora neza ikorera igahanga icuruza amabati byahe ari baringa ari ka kantu bamutamije. Tariki ya mbere kwa mbere 2024 kugeza tariki ya 30 z'ukwa 4 2026 yahaye umukozi wa Rwanda Revenue witwa Rwakunda Lambert wakoreraga mu karere ka Musanze ashinzwe imisoro ndetse ari nawe wemeza VAT refund gusubiza ya mafaranga ziri munsi ya miliyoni ya miliyoni 100. Niyo mpamvu wabonye byose biri 97 nta y'ijana irimo nta niyo munsi ya 40 irimo. Aho batanze refund ntoya ni miliyoni 40, aho batanze ndende ni miliyoni 98. Donc uyu Rwakunda yarashinzwe refund ziri munsi ya miliyoni 100 diru zose niwe zanyuzeho. Kuri izo company ze zabaringa indonke ingana na miliyoni 412 n'ibihumbi 860. Iyi ndonke yayimuhaye mu buryo bukurikira. Ndasoma amatariki ntabwo ndavuga ndagenda vuga ubwo nuvuga ngo tugiye ibikurikiyeho na amafaranga Denis yoherezaga Rwakunda Lambert mu bihe bitandukanye. Ndoko yamuhereje mu nshuro reka mbari inshuro hanyuma ndagenda vuga amafaranga. Inshuro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 inshuro 13 amuhereza kugira ngo za miliyoni 412 zuzure, sibyo? Itariki enye z'ukwa 6 2025 yamuhaye miliyoni 73. Yaranayoraga ariko uri turi kwigisha abantu kuyora wa mungani bayora iby'abandi. Yaranayoraga enye z'ukwa 6 2025 73
19 z'ukwa munani 2025 ngira ngo iyi VAT refund ikorwa buri gihembwe hari hagenda hacamo amezi 3. 19 z'ukwa munani amuha miliyoni 20. 20 z'ukwa 12 amuha miliyoni, amuha ibihumbi 60 nari mubeshyeye, amuha ibihumbi 60 akoresheje konti ye yitwa ayamuhereza kuri nimero. Okay. 2 z'ukwa 10 2025 yamwohereje miliyoni 20. 13 z'ukwa 10 2025 amwohereza miliyoni 25 mu buryo bwa sheke arayabikuza. 30 z'ukwa 3 2025 yamuhaye miliyoni 82 n'ibihumbi 810. 22 z'ukwa 3 2025 n'ebyiri z'ukwa 3 2025 yamuhaye miliyoni 75 n'ibihumbi 500 ayohereje kuri nimero yakoreshaga mu kwakira indonke yanditse ku wundi muntu. Aya mafaranga yakiriye akaba yaturutse kuri konte ya Denis. 18 z'ukwa 8 2025 na 22 z'ukwa 8 2025 yamwoherereje miliyoni 31. Kuri hano harimo kandi kagingo n'uyu Rwakunda Lambert nimero ariraho ruswa zabaga zanditse ku bandi bantu. Ko mu kanya bambwiye batubwiye uwitwa nta gisa n'Imana Nadia niyo banyujijeho miliyoni 75. Hanyuma izi miliyoni 31 zacishijwe ku nimero ibaruwe kuri Masengesho Fabien. Kuri 31 z'ukwa mbere 2025 kugera 6 z'ukwa 3 2026 yahaye Rwakunda indonke y'amafaranga angana na miliyoni 15 n'ibihumbi 490 ayoreza kuri nimero ibaruye kuri Uwiduhaye Forotonata. Wabyumvise? Ubu nuvuga ngo uyu Lambert nawe izi nimero ahindagura nazo azazibazwa cyane, mu gihe na wa wundi na Denis nawe azabazwa zira konti n'amanimero n'amarangamuntu. Ubwo utwo n'utworoshye n'udutoya. Ubwo tubonye batatu Rwakunda yagenda agakoresha nimero zabo. Yego. Okay. Tariki 5 z'ukwa 8 2025 yamuhaye indonke ya miliyoni 10 kuri konte ye muri Beka. Ibyo byo biciye mu nzira rwose yo mucyo. Ubwo yavuga ko yamusengereraga ka champagne. 6 z'ukwa 8 2025 yamuhaye indonke ya miliyoni 20 kuri konte ye yo muri Beka. Tariki 7 z'ukwa 8 dore bimwe njya nkubwira ngo nujya abantu kugenza icyaha kirimo amafaranga ureba aho yavuye naho yagiye. Hano yendeta iravuga ngo yarayakuye kuri no konti. Ubu ruvuga ngo unamaje ngo wari uyajyanye he ntiyabibona. Noneho ukongera ukabona konti ya Lambert iguyeho ibifaranga kandi umushahara muri Rwanda Revenue ntiwageza miliyoni 5. Ariko buri kwezi urakira 10 20. Ainya Chabara tumaze tu no barambamba. Okay. 7 z'ukwa 8 2025 yamuhaye miliyoni 20 azivanye kuri konti yo muri Beka bakagaragazaho ko yarazivanye kuri konti ya company ye. Tariki 19 z'ukwa 8 2025 yamuhaye indonke ya miliyoni 20 kuri konti yo muri Beka. Aya mafaranga yarayakuye kuri konti ya company. Hagati ya tariki 20 z'ukwa 9 na tariki 31 z'ukwa 10 2025 yahaye umukozi wa Rwanda Revenue witwa Fashingabo Ignace amafaranga y'indonke angana n'ibihumbi 205. Orara. Uyiwaziza ubusa 205 kugira ngo ajye amufasha kwemeza company ze zabaringa zibone VAT refund kandi nta bucuruzi zikora. Hagati ya 22 z'ukwa 5 2024 na tariki ya 1 z'ukwa 9 2024 yahaye umukozi wa Rwanda Revenue witwa Uwimana Simon amafaranga y'indonke angana n'ibihumbi 520 kugira ngo ajye yemeza company ze zabaringa zibone
refund tariki 17 z'ukwa 2025 kugera 31 z'ukwa 12 2025 yahaye umukozi wa Rwanda Revenue witwa Ngirabakunzi Valence amafaranga y'indonke ibihumbi 600. Aba nibo nagiye nkubwira rwose kugira ngo bajye bamufasha. Hari gati y'umwaka wa 2024-2025 yahaye umukozi wa Rwanda Revenue witwa Nyirasikubwabo Jacqueline amafaranga y'indonke angana na 1,600,000 kugira ngo amufashe guhindura tax center za company ze za Baringa ndetse no kumurebera purchase na sales z'izo company. Yagiye hana abakozi ba Beka barimo umubyeyi Jamila Gahuza Benjamin Ntakirutimana Jide indonke kuko bamufashaga gufunguza konte z'izo company ze za Baringa ndetse bakanamuha amakuru kubijyanye na VAT refund. Kandekera ibindi icyaha cya gatatu turacyari kuri inde Denis wa undi kizigenza number 1 nihe tukiriho turangira icyaha cya kabiri. Icyaha cya gatatu cyakiye iza ndonke hagati ya tariki ya mbere y'ukwa 2024 na tariki 30 z'ukwa 2026 Denis Kabasange yakiriye amafaranga angana na miliyari 3 na miliyoni 1 n'ibihumbi 289 n'amafaranga 148 akomoka ku cyaha cy'uburiganya mu busabe bwo gusubizwa umusoro amaze kwakira aya mafaranga kuri konte za Baringa yari yarafunguje yayohereje kuri konte zitandukanye zo kuzindi company afite zimwanditseho arizo Marché du Matériel Urguri Supply Sanisad na KCHC abereye umusinyateri kuri banke mu rwego rwo kuyoberanya inkomoko yayo. Mu buryo bwo kweza amafaranga yakuye ku cyaha cy'uburiganya mu busabe bwo gusubizwa umusoro ungana na miliyari 3 na miliyoni 1 miliyoni 1 yayaguzemo imitungo irimo imodoka 3 zimwanditseho, imodoka 19 zanditse kuri company ye yitwa Urguri Supply, imodoka 10 zanditse kuri company yitwa Sanisad, yubatsemo inzu ya etage yanditse ku babyeyi be, yaguzemo UPI zingana na 14 zanditse ku babyeyi ndetse UPI ebyiri zimwanditseho. Ikindi yubatsemo uruganda rwanditse kuri Sansan andi yagiye ayaranguramo amasima. Wabaza izo modoka wamfashije kuko twagiye wabaza imodoka 10 zanditse kuri company yabanje imodoka 3 zimwanditseho, yego 19 zanditse kuri company ye yitwa Urguri, ubwo zibaye ngahe? Zibaye 22 izindi 10 zanditse kuri company yitwa Sunsand 32 imodoka 32. Hanyuma inzu ya etage yanditse ku babyeyi bi b'imyaka utamenya, yego nibibanze badakora bibereye mu rugo. Buratse banze umenya abo babyeyi bakora iki, bandi ku buryo bubaka etage ababyeyi b'umwana w'umukire. Company yayubatse se yagiranye amasezerano nande? Erega abo babyeyi niba bagiye gukora contract yaguzemo UPI zingana na 14 zanditse ku babyeyi bi. UPI zo birashoboka biterwa nuko ayo masamba ngana, ariko etage wapi? UPI ebyiri zimwanditseho, ikindi yubatsemo uruganda. Okay, sawa. Indi hani kwiyeza ndonye kuri ubwo Denis tusa naho amaye baracyakomeza. Ubwo biturangije bityaha bitatu. Icyaha cya kane, icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Mana we aya birajya gusa byinshi bitanye isano. Katurene uyu ni kizigenza number 1. Icyaha cya kane ni 4, sibyo? Ni 4 uraturamurangije, yego. Abandi ni ibisanzwe. Ubufatanyacyaha ni kimwe kuri Kabatesi Liliane, icyaha cye n'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'uburiganya nicyo cyonyine. Niyeza ndonke ararifite. Yafashije umugabo we Habana yakize gukura amafaranga akomoka ku cyaha cy'uburiganya mu busabe bw'umusoro kuri konte za company za Baringa, hanyuma mu kweza guhisha no kuyoberanya inkomoko yayo akoreshwa mu kugura imitungo irimo UPI bahuriyeho kuyohereza abantu batandukanye ndetse andi arabikuzwa. Okay, uyu wa kabiri ni ibyaha bibiri. Uwa gatatu icyaha cy'uburiganya, icyaha cyo gutanga indonke n'icyaha cy'iyeza ndonke. Uwa kane
uwa kane muhawe n'Imana Pascal ufitemo n'umudamu we icya mbere ni ubufatanyacyaha nicyo kinini aba bari mu bufatanyacyaha bo bashobora kudohorerwa ntawamenya aha uwaje neza Yvette ubufatanyacyaha uwo mbona ari kimwe ntago mutindaho nubwo detail ari nyinshi ukurikiye uwa gatandatu tuyiringire Olivier ubufatanyacyaha nawe nicyo cyonyine uwa karindwi Nduwimana Uziyeri ubufatanyacyaha nawe nicyo cyonyine ubu barimo barabiburana ariko bari kuburana ifungwa n'ifungurwa bari kuburana iriya minsi 30 y'agateganyo parike yabasabiye uwa munani w'amahoro Leya umucuruzi icyaha cy'ubufatanyacyaha nawe nicyo cyonyine ewe afite niyeza ndonke uw'amahoro Jose Janine afite icyaha cy'iyeza ndonke irimo amafaranga miliyoni 835 aha reka mbisome uw'amahoro Janine icyaha cy'iyeza ndonke uw'amahoro Janine ni umugore wa Habana wakize Patrick bombi barimo aregwa icyaha cy'iyeza ndonke uw'amahoro Janine yafashije umugabo we Habana wakize Patrick kweza amafaranga angana na miliyoni 838 ariko genda Rwanda uri nziza umugabo we Habana wakize Patrick yabonye nka VAT refund nawe yibonye VAT refund yasabye mu buryo bw'uburiganya ubwo mu bihe bitandukanye yashatse indangamuntu na sim card z'abantu batandukanye nta burenganzira abiherewe nabo na ba nyirazo arangije abandikishaho company 16 ayiwe nawe ko atoroshye kimwe cya kabiri cya Denis ndetse afungura na IBM yizo company anafunguza company akoresheje ayo mafaranga uw'amahoro Janine yarayafashe we na Habana wakize bayakoresha mu bikorwa bitandukanye birimo kugura imitungo bombi ibandikwaho harimo moto 3 zo mu bwoko bwa Spiro n'imodoka imwe nicyo cyonyine ariko urumva ko kitoroshye kuko nabo bafunguje amanuza amakampani y'abaringa ariko bo company 16 zahawe refund ya miliyoni 836 mu gihe wa wundi company 32 z'abaringa zahawe miliyari 3 ayinya abyumvise cyane Ingabire Scovia ufatanyacyaha ntago bikaze ego undi Shimimana Felix ubufatanyacyaha ababufatanyacyaha bashobora kudohorerwa Iradukunda Kazungu ufatanyacyaha nicyo cyonyine Yabayisenga Desire ufatanyacyaha nicyo cyonyine okay Kizigenza number 2 Wakunda Lambert umukozi wa Rwanda Revenue icyambere ni ubufatanyacyaha mu cy'uburiganya hagati y'umwaka wa 2024 na 2025 yemeje ko company z'abaringa 44 zihabwa VAT refund ingana n'amafaranga miliyari 4 n'ibihumbi na miliyoni 54 n'ibihumbi 975 n'amafaranga 453 kandi nta bucuruzi zikora miliyari 4 nta bucuruzi zikora ubu bishatse kuvuga ibihombo ni bibiri ofete ubundi refund yakabaye ihabwa uwakoze sibyo cyane none undi ntiyakoze ahubwo ari guhabwa kandi ubwo hari abakoze batageza kurayo cyane aho kugira ngo bayihabwe nk'inkunga nibura bazamure business ari guhabwa abatakoze urumva atari ibihombo bibiri icyo ubwo si cyo ngicyo nibakireba uyu muntu ubuva mu gereza abandi barimo bararira barateshwa umutwe mu muhanda wajya kubona Rwanda Revenue kabona ufashe igare riho ikesi imwe ya Fanta na Pampex hari abantu bari guhabwa amatabishi batakoreye siko miliyari 5 wazinyanyiza mu mabutike buri butike uyihadi buri 100,000 akongera none ziri guhabwa abantu batabaho aya nabarangaye bazabibazwa nge suko mbaho kandi nta bucuruzi zikora zaramenyekanishije ibitandukanye n'ubucuruzi bwandikishijwe muri RDB ndetse harimo n'izicuruza facture ibaze gucuruza facture ariko zidaherekejwe n'ibicuruzwa company z'abaringa zemeje zihabwa zikurikira donc harimo zimwe za ntuza za Denis
n'iz'abandi bakomejemo hasi harimo n'izahawe miliyoni 38, miliyoni 40, miliyoni 30 n'izindi iza Denis zo ziri hejuru ya 70. Ikindi kandi yemeje ko company iriya company hamwe Vietnam Fund ya miliyoni 97 kandi yari yashyizwe kuri blacklist ari n'abaringa. Urumva yo bari barayivumbuye iyi company yitwa Sherwood Limited yahawe refund ya miliyoni 97 kandi yarahagaritswe kubera ububaringa bwayo. Urabyumva? Bari barayivumbuye ariko birengaho ntiyabagaho yari baringa bayivumbuye bati iyi ntizongere gusunutsa ubuzuru hano abarayihaye 97 ibi bimeze nk'aya company twagiye gusura imuhanga rugenda bare icukura kandi maze imyaka 2 ihagaritswe abantu barebera uyu muti uyu ndakurahiye ntabwo bizoroha guhari fandi societe y'abaringa yavumbuwe n'ububaringa bwayo ikanahagarikwa. So nukuvuga ngo muri icyo gihe hagaritswe byo nta namuvuma yabaga kuko ziriya za Denis detail tutagiyemo uho yakoraga yafataga company imwe ikajya kugura fagitire mu yindi nkaho ibereye umukiriya izo 31 zigahora muri ibyo nibura utwo tumuvoma tukaboneka. None iyi iyo yari yarahagaritswe nta kamuvoma na kamwe kandi itemerewe gukora nyine. Nuvuga ngo IBM yayo ntiyagiye igikora none se ahereye kugira guhagarikwa egari guhagarikirwa IBM n'est-ce pas? Si ayinya. Okay, icyaha cyambere uburiganya niko twabibonye gufatanya cyaha. Icya kabiri kwakira indonke hagati ya 2024 na 2025 yasabye kandi yakira indonke ingana na miliyoni tega amatwi ndagukurikiye 477 na 477 n'ibihumbi 215 n'amafaranga 902. Urumva? Aya mafaranga akaba yarakoresha uburyo butandukanye burimo kuyakira kuri nimero za telefone zitamubaruyeho arizo eshatu arizo iriya ya Uwiduhaye Forotonata twayibonye kare, iya Masengesho Fabiane niya nta gisa n'Imana Nadia twari twazivuze. Ibintu byinshi mujye mutwihanganira ni byinshi hanyuma abafite company dore n'ayandi menshi. Ikindi cyaha cyiza ndonke nicyo cyanyuma uyu we ni bitatu. Wa wundi kizigenza number 1 w'umucuruzi w'abaringa afite ibyaha 4, uyu wa Reveni arakekwaho ibyaha 3. Icyanyuma ni cyiza ndonke reka tusoreza ahangaha aho bagira bati hagati ya tariki ya mbere y'ukwa mbere 2024 kugeza 22 z'ukwa 4 2026 yakiriye amafaranga angana na miliyoni 427. Ariko abantu nanone ntimugire ngo turi kumurimiraho itaka. Aya mafaranga ntago nimuyateranye avugwa mu gika kimwe niyaza no mu kindi. 427 akomoka ku cyaha cyo gusaba kwakira cyangwa kwakira gutanga indonke mu rwego rwo kweza amafaranga kuyahisha, kuyahindurira inyito ndetse no kuyoberanya inkomoko yayo. Yagiye ayagura imitungo itandukanye akayanika ku bantu barimo uwitwa Uwase Florence nawe uri muri aba bakurikiranwe mu rwego rwo kweza ayo mafaranga, ndetse andi akaba nk'uyu Florence nawe uyu we kuri Florence nitubugeraho turasanga ari ufatanya cyaha ariko ntago tumuvugaho. Nk'uyu bashobora kumudohorera kweza ayo mafaranga, ndetse andi akaba yaragiye ayashyira kuri konte ze no kuri konte z'abandi bantu batandukanye mu rwego rwo kuyeza. Yaguzemo imitungo irimo UPI 6, imodoka 2 abyandika kuri Uwase Florence, ndetse amwoherereza n'amafaranga angana na miliyoni 51. Andi yaguzemo UPI 3 yanditse kuri we n'umugore we, harimo niyo yanditse ku mwana we ndetse n'imodoka imwe imwanditseho. Uwase Florence kandi ntacyo bapfana kuko umugore we twasanze yitwa nde Liliane
nuvuga ngo Uwase Florence aje harimo muri umunawe hakabamo Uwase Florence uwo ni nk'inshuti cyangwa n'umuvandimwe n'umugore we nicyo ngicyo katurebe impamvu zibimwemeza kuba bank statement za Rwakunda Lambert na mobile money statement zigaragaza ko iyo yamaraga kwakira amafaranga akuye mu ndonke yayohererezaga abantu batandukanye barimo Uwase Florence yoherereje arenga miliyoni 50 bikaba byaragaragaye ko uyu Uwase Florence muri ibyo bihe yagiye agura imitungo itandukanye harimo UPI esheshatu yaguze. Kuba Rwakunda Lambert mwibazwa rye yiyemerera ko hari amafaranga yagiye yoherereza Uwase Florence mu bihe bitandukanye, mu gusobanura impamvu yayamwoherezaga avuga ko ari ideni yabaga amwishyura, ariko ntabwo agaragaza ibimenyetso byerekana ko Uwase Florence hari amafaranga yabaga yaramuhaye. Kandi hari ibiganiro yagiranye na Uwase Florence mu butumwa yagiye mwandikirana kuri WhatsApp tariki 5 z'ukwa 4 2025 bigaragaza ko wamwoherezaga amafaranga agera kuri miliyoni 900 ndakarahiba miliyoni 900 mu kiganiro cye na Florence. Yambwiye ngo harimo abantu bajya bitonda rero na za WhatsApp noneho zajwemo. Dore akano kanyuma tusoza, kuba hari ibiganiro yagiranye na Uwase Florence mu butumwa bagiye bandikirana kuri WhatsApp tariki 5 z'ukwa 4 2025 ibigaragaza ko wamwoherereje amafaranga agera kuri miliyoni 900. hafi miliyari. Kandebe Felicien ko Felicien nawe nifatanya cyane kandebe icyo bamuvugaho. Okay. Bakunze bakopi ibi turi kubabwira ntabwo ubundi urubanza nyirizina nyine ruri kuba muri aya masaha, sinzi igihe ruramara, ariko ibi turi kuvuga ni inyandiko y'iki y'ubushinjacyaha Gacurabwenge Felicien. Gacurabwenge Felicien icyaha ni kimwe n'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'uburiganya mu gusaba no gusubizwa umusoro. Gacurabwenge Felicien ni umukozi wa Rwanda Revenue Authority, akaba akora mu mwanya wa Director of Treasury and Non-Treasury Revenue Accounting Unit. Aregwa ubufatanyacyaha mu buriganya mu busabe bwo gusubizwa umusoro. Hagati y'umwaka wa 2024 na 2025 yemeje ko kampani 40 z'abaringa zishyurwa VAT refund ingana na miliyari yampaye numvaga byoroshye Felicien mana we ingana na miliyari enye ibihumbi 680 miliyoni 684 ibihumbi 174 n'amafaranga 380 yawe data we hafi miliyari 5. Kandi ba nyirizo kampani barakoresheje inyemezabuguzi mpimbano mu kumenyekanisha umusoro bagaragaza ko hari ibicuruzwa baranguye kandi izo kampani zidacuruza, ndetse harimo n'iziri kuri blacklist. Izo kampani nizi yampaye 40. Gacurabwenge mwibazwa rye ubwo dusimbutse ya makampani 40 yahesheje amafaranga. Kuba mwibazwa rya Gacurabwenge Felicien yemera ko yemeje anishyura kampani 40 z'abaringa zishyurwa VAT refund ingana na miliyari enye y'amafaranga twavuze, kandi ba nyirazo kampani barakoresheje inyandiko mpimbano mu kumenyekanisha umusoro bagaragaza ko hari ibicuruzwa baranguye kandi nta byo zidacuruza. Kuba hari raporo ya Rwanda Revenue Authority igaragaza ko izo kampani z'abaringa zasabye mu buryo bw'uburiganya gusubizwa VAT refund ndetse zisubizwa angana na ziriya miliyari enye na miliyoni 600 kandi nta bucuruzi zikora, ndetse harimo n'iziri kuri blacklist. Ayinya kuba hari RDB certificate of registration zigaragaza ko abaregwa bamenyekanishije ibicuruzwa bitandukanye n'ibyo bemerewe gukora bigaragara muri RDB certificate, nyamara Gacurabwenge abirengaho yishyura VAT refund. Iki cyanyuma cyo ntabwo ari intuzo. Ibi byo abantu benshi barabikora. Ibyo wandikije muri RDB ugera hanze ukongeramo ibyo nta kibazo, ariko baringa na blacklist. So please rero tujye inama nk'abaryi b'imbuto,
ikigo kimwe kiriwe miliyari 5 na kakabije kacu tugira kimereye ukuntu n'ibindi bibazo byugarije mashuri school feeding amavuriro malnutrition none tugashyiraho ibiciro by'ibiribwa n'ibya essence ibya transport ikigo kimwe miliyari 5 n'igice okay sawa nibige kurinda ariko ngewe ndababaye noneho nemeye kumugaragara ko mbabaye niba umuntu udakora ari uhembwa hari abandi birirwa bakoboka babahanisha n'igitugu cyinshi n'iterabwoba ariko hari umugabo wajyaga aza gutera ubwoba ahantu wasanga ari muri abo kuko sinkimubona antuka abasoreshwa bafite ubushake bwo gusora benshi babayeho nabi kubwirwa nabi urutoto kugira ngo ubone umukozi uhembwa 100,000 ngahe cyangwa miliyoni ari guhagarika igare ripakiye urugi ruvuye mu gakinjiro ikese ya fanta nanjye hari ishati ebyiri umuntu yamvaniye muri Amerika njya kuzifata hano mu mujyi umukobwa wagomba kuzimpa aragenda yitsimba ahantu ati wabona bazikwambuye ngusore so mu bigomba gukorwa kongera control no kongera ariko no kugabanya igitutu nibura kuba afite ubushake bwo gusora guhari fund umuntu utarigeze nta kodesha inzu nta mukozi ahemba urabyumva nta modoka yatsagwa agiye ku kazi company yiberi mu mutima we irahari se iri mu mutima we ubu kugira ngo babivumbure nuko bakoze balance bareba pourcentage niba refund ari kangahe yakaba iva muri recette za kangahe basanga ntibimacinga ariko bararangaye nabo ntago ngiye ayo mafaranga wapfa kuya niko miliyoni 97 ukajya ukazohereza konte y'ikintu utarabona n'imodoka bafite gukubita imodoka ikiboko ukavuti tugende turebe uyu muntu banahindura system rega bakayaguheraho ukorera uwo muntu ubona refund ya miliyari 3 yakaba yari nk'umuntu ugaragara nk'umusoreshwa mwiza w'umwaka mu karere runaka arimo yeshwe sezerera reka ngushimire cyane kandi ubu hari abambuze nkomeza kwisegura ku bantu bashatse kumbwira kuri ino nkuru simbabonera umwanya ko n'ubu ngubu aruntegerejemo hano nari navuze twahanye gahunda ya 5:00 ariko ntacyo ubwo igisigaye turategereza abanyamakuru bagiye ku rukiko ariko si ukumenya uko abantu bose bisobanura niba babere batwereke izi miliyari 5 aho ziri yego niba babere batwereka ama office y'izi company zabaringa yego amafaranga y'igihugu yacu agaruke cyo ni kimwe nta kindi ntago nkeneye inkuru ivuga ngo kanaka yisobanuye yagize gute abababere abagira gute ariko ikigaragara amafaranga yaragiye hanyuma umunyamakuru uriyo icyaza kutubwira ese babonye sare babakiriramo ese baje ese ribi foto imodoka yajyamo aba bantu ubwo ni kwastere ebyiri kwastere zigira twa tuvani tundi ubwo bazanye nka tuni sare abantu bari bahari donc iyo mood description y'ibyari bihari hari umuhungu ndaza kubaza ambwira uko muri sare byari byifashe ese abavoka bo ubwabo barabyigana abavoka b'abantu 38 niba hari mufite babiri ubwo byanze bikunze harimo abavoka batari munsi ya 50 turaza kubitegereza basi mwakoze cyane yego Premium Construction Group muratwihanganira rwose twakoze ikiganiro kirekire no cyari ngombwa ariko cyari ngombwa kumenya amafaranga yacu nk'abaturage aba yari giti na Premium Construction Group nayo irasora rero mutwihanganira yego n'aba engineer beza cyane babahanga bakorera hano i Remera mu marembo ya REB
mbese iyo ufite ifaranga ryawe ushaka ubujyanama ku myubakire ugana Premium Construction Group bakabigufashamo, bakakubakira inzu nziza ikomeye, waba udashaka no kuyibamo bakagushakira umukiriya uzajya uyibamo buri kwezi akajya kohereza ubwatsi, bakanakurikirana iyo nzu yawe ko ifashwe neza, ibyangiritse bakabisana. Niko bakora. Urumva ko ni abenjeniyeri beza cyane, baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, bafite n'ishami i Rusizi. Mubahamagare kuri 0784 42 57 cyangwa 078559 80 yego. Muri Vista Kigali naho ibintu biracyameze neza cyane, bafite sale nziza z'inama, bafite ibyumba byiza byo kuruhukiramo, ni icyumba gifite n'uruganiriro ndetse n'urubaraza rwo gufatira akayaga. Ni ahantu hari amahumbezi, ni ahantu hafite igikoni cyiza, ni ahantu hafite sale nini zerekana match z'inama, iz'ubukwe, byose biri muri Vista Kigali. Bakagira igikoni giteka neza cyane, bakagira mucoma ubizi kandi wabyize. Bakorera hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, ukareba munsi y'umuhanda icyapa cya Vista Kigali, ukinjiramo bakaguha izo service. Muhamagare kuri nimero ya Musonera 0785 5 40 80 yego. Hanika naho rwose turacyafitiye ibyiza, hariyo udushya twinshi cyane, dore ko iyo umwana yahize segonderi atahana provisoire, yahiga kaminuza agatahana perime. Nk'ibyo bidahagije, uwahize segonderi yahize kaminuza agabanyirizwa 50%. Ibindi bisobanuro murabyumva mu kavideo kari imbere. Yego mwari, reka ngushimire cyane ku kiganiro cyiza rwose uduhaye kirekire. Ibiganiro byacu kuri KOP nakagaruka. Asante.
ikiza kumbabaza kurushaho